ibi byago birindwi birahari. Ibi byago nukuvuga ngo nubwo Imana iri kutubwira gutya, ariko ntabwo turi mu buzima buri paradizo. Nubundi intambara ziracyahari, ibyorezo biracyaza, bituma imitima yacu ihagarara, iduhagararamo biracyahari. Ariko yatubwiye ngo nzakurokora. Ibaze iri sezerano ryo kurokoka. Niba wararokotse, Imana yongeye kukurokora. Nzakurokora urupfu rukomeye nubwo utigeze kumenya. Nzakurokora nubwo ukiri mu byaha. Nzemera kugusigaza ikareta. Hari ikintu Imana iri gushaka kugukoresha. Imbere hagato hazaca uwambaye, imbere hagato hazaca uwasenze, imbere hagato hazaca umuntu ufite. Mbese nawe wakongeye ukiyumvamo iyindi mbaraga y'ubutwari, ukavuga ati nongeye kugwiza imbaraga z'umutima, ukavuga ngo nongeye guhagarara ku musozi wo kwizera, ukavuga ngo nyimara kumvira ijambo ry'ihumure, ukavuga ngo nyimara kumva ko Imana izanjye imbere. Haleluya. Ukavuga ngo nyimara kumenya ko haleluya ubuzima bwanjye bwose Kristo burimo, ukamenya ko mu miryamire yawe Kristo ahari. Hati muri izi ntambara zose nsanze Kristo azajya imbere akandwanirira. Nsanze Imana hari ibintu izakuraho. Mbese hari ibintu bituma twitotombera Imana, ariko ndagushishikariza kutitotombera Imana, ahubwo ukareba Imana mu bisubizo, ukareba Imana mu byiza bwayo. Ukabati uko biri kose iyanabaye cyagena iyi munsi iracyahari. Iri jambo nkunda kurivuga cyane kuko iyi Mana Satani tumutsindisha ijambo ry'ibyanditswe. Amina. Yigeze yagerageza abantu aravuga ati mbateze ikindi gihe, abonye ko atsinzwe, ariko aravuga mbateze ikindi gihe. Ariko niba Satani yaguteze ikindi gihe, ati uko biri kose uyu munsi nubwo iki cyaha yaragiye kukigwamo, ariko imbaraga z'Umwuka Wera zikaba zihamukuye, muteze ikindi gihe. Mbese Satani yigutega iminsi, ahubwo Kristo nagutega ijambo. Haleluya, haleluya, shalom, shalom, bene data. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu, abadukurikiye hano kuri televiziyo. Amazina ni yayandi musanzwe mumenyereye, nari mbakumbuye. Gihozo Grace nagarutse, kandi Kristo akomeze kubana natwe twese. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri gufasha umutima wanjye muri iyi minsi. Riri muri Yesaya 45. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 4. Dusome ijambo ry'Imana. Aratubwiye ngo ibindi by'Uwiteka abwira Kuro uwo yimikikije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakumenyesha amahanga ari imbere yawe, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze, nzakingura inzugi z'ibyuma kandi n'amarembo yawe ntazugarirwa. Amen. Dukomeze ku murongo wa 2. Aratubwiye ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryanjye, ari njye Mana ya Isiraheli. Amen. Mana ishimwe. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo ibya Kuro Abisiraheli. Uyu ni Uwiteka wari urimo kubwira Kuro, nta wundi Kuro Imana irimo kubwira aka kanya, ahubwo Imana irimo kukubwira wowe ukurikiye televiziyo aka kanya. Imana irimo kukubwira ngo ni wowe yimikishije amavuta. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyatumye Imana igusiga ikarete kwari kugira ngo utunganye ibintu byasigaye bidatunganye. Rero wowe Imana yimikishije amavuta. Muri Yeremiya ho haratubwira ngo nakumenye utaravuka, gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bivuze ngo ukiri mu rusoro mu nda ya mama wawe, utari wavuga, utari wabaho, Imana yari yamaze kukurema, yari yamaze kugushyiraho umwuka w'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Navuze rero ngo umukozi w'Imana wari umaze kutubwiriza Arisa yari amaze kutubwira ku ijambo ryiza ritubwira gutegereza Imana, tukarindira Imana mu murwa n'umukobwa wanjye. Imana ikomeze kumuha imbaraga n'amavuta, kandi ikomeze kumwagurira imbago, kandi Imana imugirire neza. Iri jambo ryo ryatubwiye ngo nzakujya imbere ahantu hatiranganiye maringanize. Imana izamenagura inzugi. Mbese Imana ibanze imenagure utuyoka twose tw'utudayimoni twari twarakwitambitse. Imana ibanze igukubitire kure. Ndashaka kugutangariza itangazo rivuga ngo iyi Mana nimara kumenagura ibi bihindizo by'ibyuma, nimara kuzika bicamo kabiri, iyi migozi y'ibyakurwanyaga ikakuvaho, uzashobora guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Nzanye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo yewe Kuro, yewe musore Imana yimikishije amavuta, banze umenye ngo nubwo kiri mu ntege nke, ariko ukiri urusoro mu nda ya mama, marayika w'Imana yari
yari yakwimikishije amavuta kugira ngo haguruke ukorere Imana. Ntabwo Imana ishaka ko wicara, nta nubwo Imana ishaka kurangara ngo urebe hirya no hino, ahubwo Kristo ari kukuvuga ngo kugira ngo menagurize inzugi z'ibyuma. Haleluya! kugira ngo iyi Imana imenagurize inzugi z'ibyuma ziri imbere yawe, ni ukugira ngo umutima wawe ubanze ushaka Imana, umutima wawe ubanze utumbira Imana, kuko niyo gisubizo. Ryongera riratubwira ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Haleluya! iri ni isezerano ridakuka. Ni ukuvuga ngo mu isezerano Imana ifitanye natwe nta mwuka w'ubukene uturiho, ahubwo hari isezerano rivuga ngo Imana izaguha. Amen. Niba Imana imaze kukubwira ko izaguha, rero icyo wowe ugambiriye no gukora ni ugushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, ugakora iby'Imana ishima, kugira ngo iyi Mana iguhereze ubu butunzi buhishwe mu mwijima. Imana ishima, Imana ihimbazwe. Iri jambo ryo ryatubwiye ngo Imana nimara kuduha ubutunzi buhishwe mu mwijima, ngo n'ibintu biri ahantu hiherereye. Amen. ikintu dukundiriye Imana nuko ijya kuduha ubutunzi ikaduhereza ibintu biri ahantu hiherereye. Kuba Imana iguhaye ibintu biri ahantu hagaragara, aba barozi bakwicisha n'imbaraga z'amahembe. Iyi Mana niguhereza ibintu biri ahantu hagaragara, amagambo ntabwo uzayakira. Ariko niba Imana iguhaye iby'ahantu hiherereye, ni hahandi Imana iguha ubutunzi bagatangira ngo yagiye kuzimu, kandi ntabwo bazi isezerano wagiranye n'Imana, nta nubwo bazi icyo wavuganye n'Imana. Ndashaka kukubwira ngo mu bintu byose uhagazemo, no mu bihe byiza byo gusenga, muri nyabanga ibihe byiza byo gusenga bijya bimuterura mu mpagarara. Haleluya! ni iki kiguteye ubwoba? Nubwo ibiteye ubwoba bihari, ariko hari ijambo ry'ihumure ritubwira ngo yewe kura nimikishije amavuta, Imana izakujya imbere ahataringaniye, Imana iharinganiza. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo izaguha umugisha aho uzajya hose. Niwumara kumvira isezerano, ubwire Kristo ngo nje nta kintu na kimwe mpfa nawe, ahubwo ndashaka gukiranuka, kugira ngo Imana ubwo izaza izanjye imbere. Mbese wajya i Burayi, Imana izakujya imbere, wajya muri Amerika, Imana izakujya imbere. Ndabizi ko dukurikiwe n'abantu bari mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko ibyo bihugu byose urimo, Bibiliya irakubwiye ngo izakujya imbere. Haleluya! Imana izakujya imbere ahatari haringaniye, Imana ibanza iharinganiza. Rwanga ibyari imisozi. Haleluya! Umwanditsi yaranditse ngo wa musozi we wiyita imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, banza uhagarare mu kwizera, wambarize imbaraga zihamye, ubwire Imana ngo uyu musozi w'ikigeragezo ugomba kumva imbere, ubwire Kristo ngo uyu musozi w'ubukene ugomba kumva imbere, kandi nta kundi kuntu uyu musozi uri wumva imbere nintarwanisha imbaraga zitwa kwizera. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Mwami Imana akomeze kuduhaza uburame, kandi Imana niza ntabwo izaceceka, nta nubwo Imana nimanuka izabisiga uko ibisanze. Twasanze Imana ari se w'imfubyi, turongera turayireba dusanga ni umugabo w'abapfakazi. Twitegereje Imana dusanga igirengera abantu badafite shinge na rugero, dusanga Imana ishobora kukubeshaho mu buryo bukomeye ariko ukabaho. Haleluya! Abantu bakati mbese kadapfa, abandi bakabati mbese wundi uyu mwaka ntazawurangiza, bitewe n'uko ubuzima bwawe buhagaze, bitewe nuko bakubona. Ariko iri jambo ryo rikavuga ngo marayika w'Imana ajya turinda, akavuga ngo ngera ubyuke. Uyu munsi Imana akavuga ngo abantu bakavuga ngo ntabwo arya, ariko marayika w'Imana akaza akavuga ati uyu munsi ndamugaburira, kuko ni Imana igabura, ni Imana yambika, ni Imana twabonesheje amaso mu byago no mu makuba. Dusomere iri jambo ry'Imana. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Muri Yobu ibice byaho 5 umurongo waho wa 19 haratubwira ngo izakurokora ibyago 6 ndetse 7, kandi nta kibi kizakugeraho. Imana ishimwe. Dusubiremo iri jambo. Iri jambo rirakubwiye muntu ukurikiye iri jambo ry'Imana. Iri jambo rirakubwiye muntu ukeneye umutsima utera imbaraga. Iri jambo rirakubwiye wowe ugikeneye guhembuka k'ubugingo bwawe. Riratubwiye ngo Imana yo mu ijuru izakurokora ibyago 6, amina, ndetse 7. Kandi noneho rikongera rikatubwira ngo kandi nta kintu kibi kizakugeraho. Imana ihabwa icyubahiro ko imigambi y'abadayimoni itazahama ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro ko imigambi y'abarozi itazahama ku buzima bwawe. Izo mbaraga zibikurwanya, izo mbaraga z'abarozi nta ruhare zifite ku buzima bwawe, kuko Bibiliya yatubwiye ngo Imana izakurokora. Aka kanya ucyumvira ijambo ry'Imana, mbabarira wifata mu gituza uvuge ngo marayika w'Imana azandokora. Haleluya! Numara kumva ko Imana izakurokora ndetse ikakurokora mu busabusa, urasanga mu bumana bwayo harimo Imana yera. Haleluya! Urasanga muri izi mbaraga turi kuvuga, urasanga muri iri jambo turi kuvuga, urasanga Imana yabwiye Kuro ari iri kukubwira muri aka kanya, ikakubwira ngo ndirahiriye ndi Imana, nzaguha ubutunzi buhishwe mu mwijima, ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi Mana iriho.
atari njye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana niyo irema umucyo ikarema n'umwijima. Amen. Imana iremye umucyo ikarema n'umwijima, bishatse kuvuga iki? Ni Imana, iyo umucyo w'Imana waje ku buzima bwawe, ubuzima bwawe bugenda neza. Ariko niyo igicuku cya nyuma cyaje ku buzima bwawe, umwijima umaze kugutwikira, ariko muri uyu mwijima ndagutangariza itangazo rivuga ngo uko biri kose dufite Imana itabara abayo. Amen. Dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenze Imana irumva, iyo tuyihamagaye iradutabara, iyo tuyambaje iraturengera. Riratubwiye ngo nta yindi Imana iriho. Haleluya. Wajya mu bapfumu, wakirukanga imisozi, nta yindi Imana iriho, nta yindi Imana itabara abayo, nta rindi shanga rifite Imana ifite imbaraga n'Imana twiringiye Jehova ire. Nta rindi shanga rifite Imana ifite imbaraga n'Imana ivana umuntu mu rupfu ikamuhereza ubuzima. Iyi ni Imana ndi kubabwira, kandi iyi Mana bene data iraryoshye. Amen. Iyi Mana tuvuga tutarayireba, ariko imirimo igenda ikora, imirimo igenda itwigaragarizamo, itwereka ko hari ubumana bw'Imana, kandi itwereka ko Kristo ari hafi kugaruka. Ndakubwira itangazo rivuga ngo niba marayika w'Imana agiye kukujya imbere, nawe banza wakira imbaraga zo kwizera, nawe banza wakira imbaraga z'ubumana bw'Imana, wiyongeremo izindi mbaraga. Haleluya. Iyo yabwiye umukozi w'Imana avuga ngo kuva kera nkiri muto imbaraga narwanishaga icyo gihe, na n'iyi saha naho zagiye, ahubwo birubu nubwo yari amaze gusaza, ariko aravuga ati ndacyafite imbaraga ngizo mu busore bwanjye. Haleluya. Mbese nawe wakongeye ukiyumvamo iyindi mbaraga y'ubutwari, ukavuga ati nongeye kugwiza imbaraga z'umutima, ukavuga ngo nongeye guhagarara ku musozi wo kwizera, ukavuga ngo nyimara kumvira ijambo ry'ihumure, ukavuga ngo nyimara kumva ko Imana izanjye imbere. Haleluya. Ukavuga ngo nyimara kumenya ko haleluya ubuzima bwanjye bwose Kristo burimo, ukamenya ko mu miryamire yawe Kristo ahari. Hati muri izi ntambara zose nsanze Kristo azajya imbere akandwanirira, nsanze Imana hari ibintu izakuraho. Mbese hari ibintu bituma twitotombera Imana, ariko ndagushishikariza kutitotombera Imana, ahubwo ukareba Imana mu bisubizo, ukareba Imana mu byiza bwayo. Ukabati uko biri kose iyanabaye cyagena iyi munsi iracyahari. Iri jambo nkunda kurivuga cyane, kuko iyi Mana Satani tumutsindisha ijambo ry'ibyanditswe. Amina. Yigeze yagerageza abantu aravuga ati mbateze ikindi gihe, abonye ko atsinzwe, ariko aravuga mbateze ikindi gihe. Ariko niba Satani yaguteze ikindi gihe, ati uko biri kose uyu munsi nubwo iki cyaha yaragiye kukigwamo, ariko imbaraga z'Umwuka Wera zikaba zihamukuye, muteze ikindi gihe. Mbese Satani yigutega iminsi, ahubwo Kristo nagutega ijambo, kuko Bibiliya yaratubwiye ngo marayika w'Imana yaravuze ngo ntabwo nsabye kubakura mu isi. Uyu ni Kristo wari urimo adusabira, ngo ahubwo barinde umubi. Arabizi ko umubi yatumanukiye, ariko tumurwanye nawe azaduhunga ndetse atube kure. Ijambo ry'Imana nari mfite ryahemburaga ubugingo bwanjye niri, yewe kuro haguruka, kuko Imana yakumenye kera, kandi Imana iguhaye isezerano ryo kizaguha ubutunzi buhishwa ahantu hiherereye, aho abadayimoni badashobora kubumenya, ahantu abantu badashobora kureba, ahantu abarozi batari bugukurure ngo bakuzuminge bamenye ngo uyu muntu aherereye. Oya, Imana yigiye kuguha, iguhereza ibintu biri mu bwihisho bw'Imana. Haleluya. Nawe ifata ubugingo bwawe ubushyire mu ruhande rwayo, iguhagarareho, ntiyemere ko Satani avugiriza impundu kunesha. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana, ariko nubwo tugiye gusenga Imana ndagusaba kugira ngo twongere dusengane Imana. Wari umaze iminsi utakarije Imana icyizere, wari umaze iminsi wumva ibiteye ubwoba gusa ku buzima bwawe, ariko iri jambo riravuze ngo nubwo hariho ibihe bikomeye, nubwo hariho ibihe by'intambara, nubwo hariho ibihe by'ibihuha, ariko haracyari Imana, kandi iyi Imana iracyatubwira ngo izatujya imbere. Amen. Muri ibyo byose iri ni isezerano ntakuka, iri ni ijambo ry'Imana ryanditswe, iri ni ijambo ritavangiye, iri ni ijambo ritavuye mu kanwa ka gihozo ngewe ubwanjye, ahubwo ni ijambo rivuye mu kanwa k'Imana ritubwira ngo Imana izatujya imbere. Haleluya. Muri izo manzi Imana izakujya imbere, muri ubwo burwayi marayika w'Imana azakujya imbere, kuri operation ujya kubagwa winjira muri salle dope Kristo azakujya imbere. Iyi Mana yikugiye imbere nta mwana w'umuntu wakurwanya, iyi Mana yo yakugiye imbere kakubanziriza imbere, usanga ibyari bikomeye, usanga ibyari bifite imbaraga marayika w'Imana yabyoroheje, ugatambuka wemye. Turebye intambara Kristo ari kuturwanirira, twavuga ngo shimwa Mana warakoze. Tugiye gusenga Imana tuyishima, ukimara kumenya neza ko Imana izakurokora ibyago 7 ndetse 6. Ibi byago 7 birahari. Ibi byago nukuvuga ngo nubwo Imana iri kutubwira gutya, ariko ntabwo turi mu buzima buri paradizo, nubundi intambara ziracyahari, ibyorezo biracyaza, bituma imitima yacu ihagarara, iduhagararamo biracyahari, ariko yatubwiye ngo nzakurokora. Ibaze isezerano ryo kurokoka. Niba wararokotse Imana yongeye kukurokora, nzakurokora urupfu rukomeye nubwo utigeze kumenya, nzakurokora nubwo ukiri mu byaha, nzemera kugusigaza ikarete kugira ngo uvuge imirimo n'ibitangaza, nzemera
kugusigaza. Mperutse guhura n'umuntu, abantu b'iyi minsi nubwo yaba ari umupagani, abapagani nshaka kuvuga ntabwo ari babapagani bo mu rusengero, ahubwo nubwo yaba ataramenya Kristo, ariko hari igihe agenda Imana yamurinda impanuka akaba ati mbonye ya Mana. Haleluya. Hari ibintu bikomeye Imana ijya igenda imwiyerekamo akabona ko atari imbaraga ze, ahubwo akaba ati uko biri kose aha harimo imbaraga z'Imana, akabona ubumana bw'Imana. None ndagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo ubwo uduhaye isezerano ry'uko uzaturinda, ubwo uduhaye isezerano ry'uko uzaturokora ibyago 6 ndetse 7, n'uyu munsi ongera ugaruke. Imana igaruke mu bugingo bwawe. Muntu nkurikiye, Imana yongere kugaruke ubundi bushya. Ndakwifuriza andi mahirwe ya kabiri ku buzima bwawe, nubwo ibya mbere byanze ariko Kristo nakugarukeho. Nubwo ibyo wagerageje gukora byose biri kugenda byanga, ugakora hirya ugakora hino ukabona birimo biragenda byanga, hakurya ukabona ni imisozi, hino naho ukabona ni imisozi, inyuma yawe ukabona ingabo za Farawo, imbere naho ukaburi kuhabona inyanja. Habati mbese ahantu ndahava gute? Ariko yambukije Abisiraheli igategeka ngo wanyanja we kama Abisiraheli batambuke. Imana nitegeka icyo kibazo cyawe ivuge ngo ngaho tambuka, kugira ngo umutima wawe wongere gusubira mu nda. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, ariko muri byose ubanze ushima Imana, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko wankaranze ariko ntiwemere ko nshirira. Amen. Imana yaragukaranze ariko igihe cyo gushirira igenda igushyiramo ibirungo, ntabwo yemeye kugutanga kuba umuhigo wamenye y'abasatsi, ahubwo hari uburyo yagiye kurengera. Iyi Mana yiri kugukaranga ishyiramo n'ibirungo, ugenda ubibona. Amen. Ugasanga ufite ideni ryakuremereye rirakwishe rimeze nabi, ibigeragezo byabaye byinshi, ibitotsi wabibuze uri kurara udasinziriye kubera kredi y'abandi, ariko iyi Mana ikemera kugushyira kuri iyi karayi y'iki kigeragezo. Ariko yabona abantu bagiye kukota igashyiramo akarungu igaca inzira ntoya cyane, ukabubonye udufaranga ukabudushizeho gatoya, habati narimbaye mushyemo, ikongera ikagushyira kuri ya karayi umuriro ukaka, ariko iri kugucundi gushakamo amavuta. Hari ikintu Imana iri gushaka kugukoresha. Imbere hagato hazaca uwambaye, imbere hagato hazaca uwasenze, imbere hagato hazaca umuntu ufite ijambo rivuga ngo nza. Niba yabavuganye n'Imana ikavuga ngo nza, izarinda iryo jambo. Niba afite ijambo rivuga ngo nzakurokora ibyago 6, nzakurokora ibyago 7, n'uyu muntu akaba yakirira ijambo mu matwi ye, Imana izamurokora kuko iri isezerano ni Imana ivuganye nawe. Tugiye gusenga Imana. Turagushimiye Mwami Yesu. Haleluya. Turaguhimbaje kuzaturokora ibyago 6 ndetse 7. Buri muntu wese ukurikije ijambo ryawe mugirire neza, nabona ubutabazi buvuye Siyoni mu ijuru, kandi ihumure ryawe nirigaragare mu mutima we, ryongere riganze. Utegeke ibyanze kwemera byemere, unyemerere inyanja itukura imbere yabo, uyikamye kugira ngo batambuka hemye. Watubwiye ngo uzatujya imbere hataringaniye uharinganuze. Urabona ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma zari zihari, aho abantu bakomangaga basangaga ari icyuma, aho bagiye gusaba akazi bagasanga ni icyuma, ndetse n'ukabonye umushahara ukaza ari n'icyo n'ikiza agasanga ni icyuma. Ariko uravuga ngo nzamenagura izo nzugi n'ibihindizo ndetse n'inkingi nzabicamo 2. Nyemerera ugire ibintu ucamo 2 ku buzima bw'abantu bakurikira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese akubone ndetse akubonesha amaso. Kiruta byose Mana umbabarire umfashe ubugingo bwabo bugukoreho cyane, kwa kundi wa mudamu wagukozeho isoko igakama. Aba bantu nabo bakimara kukwizera mu mitima yabo, isoko y'ibigeragezo bari bikoreye nikame. Mu izina rya Yesu nzanye ijambo rirema, nzanye ijambo ritegeka. Ndakwinginze ngo koresha itegeko ku buzima bwawe, buri muntu wese abone impinduka. Mbisabye Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ni mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Shalom. Yesu aduhana umugisha. Ni Mama Agape. Kristo akomeze kubagirira neza. Telefone ni ya yindi ni 0788 42 22 35. Mwamamagara tugasenga tugafatikanya izamu ryo gusenga. Ubaye wanafashijwe ugakomeza gukora muri comment, niho tubarebera. Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Amen.